niyo mpamvu buriya dukoresha keke, ni nayo mpamvu dukoresha buje, ni nayo mpamvu tuzimya buje, ni nayo mpamvu tumekinga wish. Ibyo bintu naho byagize gute byakomotse. Emmanuel, dusobanure neza kuba turi celebrating ama birthday hano, turi gukora icyaha, turi kwigana umuco w'abapagani. Reka wenda nyisubize muri ubu buryo. Mwiriweho neza, mumeze mute? Emmanuel, mumeze mute? Tumeze neza, turashima Imana. Nukuri ndakubibona murasa neza cyane. Imana yatanze akavura, ibintu ni amahoro. Karibu rero. Murakoze cyane Christelle. Tubahaye ikaze nkuko bisanzwe kuri channel ya RDM. Tubahaye ikaze rwose. Turakunda kubivuga, wowe utameze neza, humura n'ukuri. Yesu arahari. Hereza Imana gusa ibyiteho. Imana iravuga ngo kurira kwararira umuntu ko mu gitondo impundu zikagera gute zikavuga. Humura rero aho uherereye hose, bimeze nabi ejo bizagenda neza, humura hari ibyiringiro. Karibu rero sasa Emmanuel, uyu munsi mudufitiye iki? Uyu munsi rero dufite byinshi byiza, hari byinshi Imana ibateguye ishaka kuhugura ku bantu cyangwa kwigisha ku bantu. Twe turi ibikoresho by'Imana urabizi, ntabwo tuvuga ibyo dushaka. Iyo tuje kuvuga ubutumwa tuba tugira ngo abantu bamenye ukuri. Biravuga ngo muzamenye ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura. Rero iyo tuvuga ijambo ry'Imana tuba twigisha kugira ngo abantu bamenye ukuri. Rero ni byiza ko umuntu amenya agasobanukirwa. Ndongera nkibutsa yuko kuri no channel tuvuga ku gakiza, niyo ngingo nyamukuru, nibyo tuvugaho buri munsi, nibyo tuzakomeza kuvugaho. Agakiza ni iki? Mbese ni cyo umuntu akora ngo ajye mu bwami bw'Imana, nka wa musore wabajije icyo kibazo Yesu. Dukora iki uyu munsi wa none? Yesu ninde? Yesu ni iki kuri twebwe nk'abizera? Mbese kumwakira bigenda gute? Mbese tuvuga buri kimwe cyose gifasha umuntu kugira ngo amenye uko yakwitwara nk'umugeni wa Kristo, nk'umuntu uri kujya mu bwami bw'Imana. Rero duhaye ikaze buri muntu wese ugeze ahangaha. Ku basanzwe bakurikira inyigisho zacu, Imana ibaho umugisha, mukomeze mu binyuremo. Turazi neza yuko hari icyo yafasha, no ku muntu wumvisha izi nyigisho ari ubwa mbere, Imana iguha umugisha kandi izera ko hari icyo ziribuze guhindura mu buzima bwawe. Nkuko ro Christelle yarambajije, uyu munsi wa none dufite insanganyamatsiko turibuze kuganiraho. Nekereza yuko iri buze gukora kuri buri muntu wese, iri buze kugira ihura na buri muntu wese udukurikiye. Hari ikintu nshaka kubanza kuvuga mbere ko mvuga topic y'uyu munsi. Ni byiza yuko dusobanukirwa tukamenya imva n'imvano y'ibintu byose bibera mu itorero. Ibyo ukora, urugero ku cyubatizwa, ku cyo ushaka, ku cyo ukora ubukwe, ku cyo ujya kwigaburo, buri kintu cyose ukamenya imva n'imvano yacyo. Cyavuye hehe? Cyatangiye gute? Cyazanywe n'abandi? Kubera iki bakizanye? Ubwo nibwo buryo bwonyine tuzabasha kumenya kwitandukanya n'imigenzo izanwa n'isi cyangwa izanwa na Satani mu itorero ry'Imana. Murabizi ko uyu munsi wa none hari imigenzo myinshi Satani ari kugerageza kugenda azana mu itorero. Ariyo mpamvu birivuga ngo dukwiriye kuba maso. Uzi ko birivuga ngo mu minsi ya nyuma zaza inyigisho z'iki? Tukayikopera natwe tuyizana iwacu. Iyo migenzo twarangiza tukayikopera, tukayigenderaho, kandi twebwe ntidukwiriye kugenza gutyo. Turabitorero, turabana b'Imana. Hari ibintu tudakwiriye gukora, hari uko tudakwiriye kwitwara. Rero iyo migenzo tuba dukwiriye kuyirinda. Ariko mbere na mbere kugira ngo wirinde iyo migenzo nuko ukwiriye kuba uyizi. Niyo mpamvu ndi kuvuga kino kintu bavuga ngo ni byiza yuko ukwiriye kumenya ikintu cyose ukora mu buryo bwo gusenga cyangwa mu byitwa gusenga. Kiva hehe? Kigenda gute? Kubera iki? Imva n'imvano ya buri kintu cyose. Nitukabimbata. Ujya kumva umuntu akubwiye ikintu akakubwira ngo nukora ibi ngibi bizagenda gutya. Naho kibaza ibintu ambwiye biri biblical ni iby'Imana.
ntago ngiye gutanga urugero rutoya wenda umuntu nigeze kumva atanga ubuhamya bwo kuntu yafataga umunyu agashyira mu mazi akabisengera yarangiza akabiminjagira ahantu hatandukanye ngo Imana iramurinda. Nta kibazo mbifiteho, niko kwizera kwe. Afite byanze bikunze ahantu agira gute, ahantu abikomora. Ibyo ntacyo bitwaye rwose. Upfa kuba uzi birava hehe, birakumarira iki? Ese ibi bintu ni iby'Imana cyangwa ni ibya Satani? Hariho abantu nagiye mbona bafata udupira, umuntu akaba yafata agapira kanditse izina ry'umukozi w'Imana akakambara, ngo nambaye aka gapira ngo nta kibazo na gito ndibuze kugira gute, ngo nta madayimoni yantera. Hari n'abandi bantu nagiye mbona, nagiye mbyumva ku ma social media, umuntu agakoresha suvetoma ikariso yanditseho ngo iriho ifoto y'umukozi w'Imana, ngo abagore wenda bamwe mu badukurikiye bumvishe nkuru, ngo abagore batabyara ngiyo bambaye izo suvetoma bagira gute, barabyara. Can you imagine? Ntago mbizi, ariko izo nkuru narazumvishe. Numva n'indi nkuru yabaye muri South Africa mushaka kuba mwarumvishe, y'umukozi w'Imana wabwiye abakristo ngo barishe nk'amatungo. Byarasakiritinze ku masosho media batandukanye, abantu bari mu byatsi barimo bararisha. Barabiki? Yes. No mugenzo. Urumva yarayobwiye gutyo kandi nabo barabyakira nk'abumva ko nyine umukozi w'Imana ugize gute ubibabwiye. Bo muri Kenya ejo bundi se bo ntagoye. Bababwiye ngo bagende ku musozi bisonjeshe. Iyo nkuru barayumvishe. Bahure n'umwami Yesu. Ngo ne bamara kwisonjesha ngo barahura na Yesu. Muri byandi byabaye ngo mu ishyamba rya Shakahora niko bahita. Rero icyo nshaka kuvuga ntago ari ayo makuru yose. Abantu benshi barapfuye. So si ibyo ngibyo tugiye kuvugaho. Abo nagira ngo buri kintu cyose ubona mu rusengero, aho usengera, mu idini ubarizwamo, reka mbyita amadini ko byinshi na amadini buriya itorero rya Kristo ni rimwe. Ibintu byose ubona ahantu usengera ukwiriye kubyitondera, ukagenzuza ijambo ry'Imana ko ibyo bintu ari iby'iki, ari iby'ukuri. Ese koko ibintu byavuye ku Mana, ibintu biri biblical, biri mu ijambo ry'Imana? Ese ugenjuje ijambo ry'Imana iki kintu ukuntu gikorwa niko ijambo ry'Imana rivuga? Uzi ko usuba inyuma mu mateka, nkwibutse gatoya, mbere yuko habayeho ubuhakanyi cyangwa se protestant, mbere yuko itangira, hari ikintu cyabaho ngo icyo ku bintu byitwaga ngo kugurisha indulgensia. Abantu cyane cyane bo muri Gatolika barabizi, aho umuntu bamuhaga agapapuro kanditseho ngo ubabariwe ibyaha, akishyura amafaranga, akaba ari bwabarirwa iki, ibyaha. Abantu bari bazi ko babarirwa ibyaha uko batanze iki, amafaranga. Waba wasambanye ukagenda ugatanga amafaranga runaka, bakaguha agapapuro kanditseho ngo ugize gute, urababariwe. Ibyo bintu urumva bwari ubuyobe, ntabwo byari ibintu biri mu ijambo ry'Imana. Nitwifuza ko rero umuntu wese udukurikiye yagira aho ahura n'ubuyobe cyangwa se n'inyigisho zipfuye z'uyu munsi, cyangwa se agahura n'umuntu waba ari umukozi w'Imana akamubeshya mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Bibiliya iravuga ngo muzamenye ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura. Turagira ngo rero tugane ku magambo y'Imana. Nari mvuze ibyo ngibyo kugira ngo kuri buri kintu cyose umuntu ajya abona ujye yibaza cyavuye hehe, cyaje gute, kuki cyaje, byagenze bite muri rusange. Uyu munsi rero turaza kuganira ku ngingo yitwa birthday. Christella, ujya wizihiza birthday? Cyane. Wizihiza birthday? Cyane rwose. Birthday yawe iri mu kwa kangahe? Birthday yanjye iba mu kwa 9. Iba mu kwa 9. Nawe wigeze uba ku ishuri ngo ubone ahantu bari kumena amazi ku mwana ngo yagize birthday? Ku ishuri ku ishuri ukabona umwana ngo uko yagize umunsi mukuru w'amavuko bakamumenaho iki, amazi. Ushaka kuba wenda warabibonye simbizi, ariko ahantu henshi twagiye tunyura mu mashuri iyo wagiraga birthday, kuko nta bintu nk'ibyo dufite hanze wabaga ufite,
abana bagenzi babo bakumenagaho amazi rwose bakaba barayiselebratinze nawe ukishimuka bati basi babizirikanye babyibutse. Ariko batongeye tugaruke ku by'uyu munsi, nk'uko bamenaho amazi batumenagaho amazi bira byavuye he? Ibyo ntabwo it's not a big deal, ntabwo tubitindaho, ahubwo reka twirebere ku biri rusange. Ese birthday yatangiye ryari? Yatangiye gute? Ese iri biblical? Ni mbese nakabaye mvuga ngo yemewe n'Imana kubikora? Ni ibintu byiza umukristo yagakwiriye kubakora? Mbese umukristo yagakwiriye kuba yizihiza birthday? Ese biri mu ijambo ry'Imana? Kubera yuko iyo usomye amateka ukanasoma Bibiliya ntago ubona ko birthday ari umuhango w'abakristo. Amateka avuga ko birthday wari umuhango w'abapagani, wari umuhango wa gipagani. Ndetse no mu itorero rya mbere, nimvuga itorero rya mbere navuga nk'imyaka 300 ya mbere, birthday yafatwaga nk'ikizira. Buriya abitorero rya mbere ntabwo bajyaga bizihiza birthday. Birthday ya mbere yabayeho muri Egiputa igihe bizihizaga birthday ya Farawo. Iyo ni imyaka 3000 yabanjije kuza kwa Kristo. Nyuma yaho rero Abagiriki nabo bakomeje kugenda babikora, ariko bo bakizihiza navango icyo twakwita nka birthday y'imana zabo, ibigirwamana byabo. Bagiraga ikigirwamana cyitwaga Arutemi Abagiriki. Icyo kigirwamana cyari ikigirwamana cy'ukwezi. Rero buri mwaka bajyaga bakakizihiza. Ibyo bakoraga byose rero bakabikora kugira ngo bakereke ko bakishimiye, bishimiye ibyo kibakorera. Mbese ni nko mu buryo bwo kukiramya icyo kigirwamana cyangwa iyo mana yabo bitaga Arutemi. Mu buryo bwo kugira ngo bakore bizihize iyo mana yabo, baremaga keke, bakoraga keke iri muri forme y'ukwezi. Iyo mana yari imana y'ukwezi cyangwa se kwari ukwezi. Barangiza bagashyiraho twabuje. Utwo tubuje tukaba dusemboriza umucyo. Nyine urabona ko ukwezi gutanga iki? Urumuri. Iyo keke rero nayo bagomba gushyiraho buje kugira ngo nayo bashe gutanga iki? Umucyo, bisemborize ya mana yabo ko bayifite aho ngaho. Hanyuma umuntu wagize iyo birthday akaza akazimya, cyangwa se akaza nyine bakazimya za buje. Niba ari ukumakinga wish, ni uyu munsi wa none babyita ngo ukamakinga wish, make a wish. Bakizera yuko uriya mwotsi uboneka iyo uzimije buje ngo watwaraga icyo cyifuzo cyawe ukagitwara ku Mana. Niyo mpamvu buriya dukoresha keke, ni nayo mpamvu dukoresha buje, ni nayo mpamvu tuzimya buje, ni nayo mpamvu tumakinga wish. Ibyo bintu naho byagize gute? Byakomotse. Gusa kandi nanone icyo nta kwibagirwa kubwira abantu nuko ibi byose ntago ari ibintu wenda wavango byahuzeho kera. Abo Bagiriki bakomeje kugenda babikora, bimara wenda igihe runaka. Urumva babikoraga kuri ibyo bigirwamana byabo, ntabwo byakorwaga n'abantu icyo gihe. Hanyuma mu bakristo nababwiye ko wenda nko mu myaka 300 ya mbere ntabwo bizihizaga birthday, ariko nyuma yaho baje gutangira kujya bizihiza ibimeze nkabyo. Ariko nabwo si bose, hari igice kimwe cyayobotse iyo mihango. Ko hari undi muhango bazanyemo wari umeze nko gushuka abantu, babwira abantu ko bajya bizihiza isabukuru y'umwami wabo Yesu Kristo. Abakristo bamwe babyumvishe bumva ko ngo bwaba ari uburyo bwo gufata n'abandi banyamahanga bajyaga bizihiza ikigirwamana cyangwa se imana y'izuba cya Arutemi. None ntago ari Arutemi, none n'indi mana y'izuba bo bajyaga bagira gute bizihiza. Ubwo tugeze nko mu Baroma aho ngaho. Noneho bakwizihiza iyo mana yabo, bivuga ko bayizihizaga ku itariki 25
z'ukwa 12. baza rero urumva wari umuco, byari ibintu byari bisanzwe, bizihizaga isabukuru cyangwa se basereburatingaga icyo kigirwamana cyabo cy'izuba kuri le 25 décembre. noneho baza kubihuza mu buryo bwo kugira ngo babone uko bakontorora abakristo. baravuga ngo dufashe uyu munsi tukemerera abana nabo cyangwa se abana nabo bakajya basereburatinga, bakizihiza ivuka ry'umwami wabo. mwibutse ko nta muntu kugeza na n'uyu munsi uzi itariki nyirizina Yesu yavukiyeho. iriya tariki tuvuga ngo ni Christmas, ntabwo ari tugiye kuvugaho. ntabwo ari Yesu yagize gute yavukiyeho. nta muntu uzi itariki Yesu yagize gute yavukiyeho. ugiye no mu gusoma inyandiko zitandukanye, nta rwandiko ruri kiriya rugaragaza itariki Yesu yagize gute yavukiyeho. iyo tariki rero barayifashe bayihuza n'iyo tariki bajyaga baramyaho cya kigirwamana cyabo, kugira ngo ari abakristo bibonemo n'abanyamahanga b'abaroma bari icyo gihe bagire gute bibonemo. nawe aho ngaho ntabwo turi buze kuhatinda rero. ibyo ngibyo bimaze kuba rero niki cyakomeje. nyuma yaho hari harimo n'akandi kantu kabagaho ko gusereburatinga cyangwa se kwizihiza abatagatifu. abakristo basanzwe benshi bizihizaga abatagatifu igihe bapfiriyeho. ugasanga wenda umuntu witwa Petero ku munsi bavuga ko Petero yapfiriyeho akaba yawizihiza. bone ibyo ngibyo bagiraga gute bagiraga ibyo bya birthday ntabwo byari ibintu byari biri common. byarakomeje nyuma baza kuzava kuri level kujya bizihiza iminsi mikuru nk'iyo ngiyo, kuvuga ngo umunsi mukuru w'ivuka rya Yesu. abisilamu bakagira wivuka rya Muhammad, ababudista bakagira wivuka ry'uwo mugabo witwaga Buddha. nyine bakagira kuntu babyizihiza. baza kuva mu gihe nk'icyo ngicyo bagera ku kwizihiza iminsi mikuru y'abantu babaga bakomeye. noneho abantu bakomeye ku isi bisanzwe bakiriho bakizihiza iminsi mikuru yabo. ibyo nabyo biza kuzavaho. noneho tugera ahantu tuvuga ngo ni mu Budage, muri Germany, ari naho hakomoka birthday format tubona uyu munsi. uko ubona uyu munsi wa none abantu basereburatinga birthday byakomotse muri Germany. sina kera, ntabwo ari kera cyane rwose, n'ejo bundi mu 1800 na umbaze ngo kera byari bimeze gute, byagendaga gute. muri Germany bazanye ikintu cyo gusereburatinga ivuka ry'abana. barabikora, bagafata umwana wagize anniversary bakamuhereza keke, bagashyiraho zabuje kwa kundi. ibyo ngibyo ari nabyo bigikorwa uyu munsi wa none. uvuga ngo turi kugendera ku bintu byakomotse kuri aba German. uko ro babikoze aba German ni ku uyu munsi wa none turi kubigenderaho. nawe icyo nagira ngo dusobanurira abantu kumenya imva n'imvano ya birthday. ese ibi bintu biri mu ijambo ry'Imana, dukwiriye kubikora? ese ko byatangiye mu itorero batabyemera, niki cyaje gutuma nyuma babyemera bakabyakira? ese Imana yabahaye uburenganzira bwo kubikora? uko urebye imva n'imvano yabyo, inkomoko yabyo, niyo mpamvu bamwe banze kubikora kubera inkomoko yabyo. bavuga ko ari umuco wavuye mu baki mu bapagani, kwa ba Farawo. sinaho gusa urumva n'ababikoraga icyo gihe, n'impamvu Farawo nawe babikoraga ngo Farawo bamufataga nk'Imana. so ngo bagomba kujya basereburatinga igihe Imana yagiriye gute yavukiye. urumva yari iminsi yo gusereburatinga ibigirwamana. uwo muco rero urumva ukomoka ahantu abantu basereburatingaga n'abagira iki niho babivanye. urumva rero ntabwo ari ikintu gifite inkomoko nziza. uyu munsi wa none I'm very sure abakristo benshi, ndeka abantu bose twivugire ku bakristo, bakora birthday celebration batazi biva niyo bijya. bazi ko nyine ni kwibuka, kwizihiza umunsi wagize gute wavukiyeho. hanyuma keke itabonetse ntago ryarema. niba ufite hari abantu tuba dufite abagore cyangwa ukaba ufite abana, keke itabonetse ukaba utarutahamo. ni ngombwa keke igire gute iboneke, ni ngombwa haboneke party. hari abagore bazengereza abagabo babo, hari abana bazengereza ababyeyi babo ngo yagize iki birthday. icyo ndi kwibaza rero,
Emmanuel dusobanure neza kuba turi gucelebratinga ama birthday hano turi gukora icyaha, turi kwigana umuco w'abapagani. Hanyuma rero icyo kibazo hamwe n'ibindi bibazo byose bibaza ngo ese gukora ikintu ni icyaha cyangwa si icyaha? Reka wenda nyisubize muri ubu buryo. Ikintu cyose ubona ko mu by'ukuri kitari buze kukugira umumaro, kidafite icyo kikumariye, kuki wagikora? Number 2, ibi bintu inkomoko yabyo ntabwo ari inkomoko, ntabwo bikomoka ku Mana. Urumva gucelebrating umunsi navukiyeho nkaba undi mwaka umwe ngurangije ngatangira undi, amva iki kintu kidafite icyo kivuze? Erega wowe urabikora gutyo kuko ari bwo busobanuro biha, ariko mu isi y'umwuka ntabwo ari byo ngibyo. Niyo mpamvu abantu benshi buriya Bibiliya avanga ubwoko bwanjye barapfuye bwishwe no kutagira gute no kutamenya. Hari ibintu biba mu isi y'umwuka iyo uri gukora ibyo bikorwa ngo urimo na celebrating, ugafata iyo keke ngo ukajya ngo ngaho mbwira basi tujye twicara mu rugo, niba wenda ari gucelebratinga mwicare mugure fanta muzinywe uvuga ngo Kristo aravutse, turishimira ko Kristo yagize gute yavutse. Ibyo ni byiza, ariko se iriya keke nkubaze ni iki? Ziriya buje bacana n'iziki? Kuki ujya kuzizimya? Kuki ujya kumakinga wish? Ibyo bintu nakubwiyeho byagize gute byakomotse. None niba ari ukwibuka koko, kuki ujya gukenera biriya kandi ukumva ko biriya bifite ikindi kintu bisobanuye mu isi y'umwuka? Bo ahangaha rero reka mvuge iki kintu, hano haba hari ikibazo. Ibintu byose umuntu akora biba bifite ingaruka runaka mu buzima bwawe. Ibintu byose ukora bifite icyo bigize gute bisobanuye, biba bifite icyo biribuze kurema, biba bifite icyo biribuze gusenya. Bibiliya nta hantu ivuga yuko kwizihiza isabukuru cyangwa birthday ari icyaha. Ariko kandi nanone nta n'ahantu ivuga ko dukwiriye kuba twizihiza birthday. Dushingiye ku nkomoko ya birthday, uwaba umunyabwenge amaze kubona ko birthday ikomoka ahabi, ntabwo yajya kuyicelebratinga. Ese abambere babayeho icyo gikorwa kitaraza ntibishimaga? Barishimaga byensire kandi badacelebrating iki birthday. Kuko rero bidafite inkomoko nziza, uwaba umunyabwenge yabyihorera. Ubikoze it's up to you, ntabwo nkubwiye ngo ni icyaha, ariko nta nicyo biribuze kugira gute kukumarira. Ariko nshingiye ku kuba bifite inkomoko mbi, nkashingira ko ari n'ibintu tuba turimo turakora, dukora ibintu biri spiritual. Erega buriya bimeze twabigeranya nk'ibyo nka byenda abantu bakoraga byo guterekera. Usabonaga abantu baterekera ntibyaga bifite ikintu bisobanuye. Biba bifite ikintu bisobanuye. Ikintu cyose ukora kiri spiritual kigira impact ku buzima bwawe, kigira ingaruka ku buzima bwawe. Bibaye byiza rero wafata umwanzuro. Fashe se mwanzuro nkirira ka keke si making a wish cyangwa sinzinye buje. Byose. Ese kuki utarya keke buri munsi ubundi? Turazirya ziba ziri mu mafiriko, bishatse urayirya cyangwa. Ariko kuki utegereza on that special day kugira ngo abari bwo ujye gucelebrating iki cyangwa abari bwo ujya kurya iyo keke? Abantu benshi am very sure keke ujya kubona ukabona abana b'abaturanyi baraje gutwara abana bacu ngo muze ngo dufite ngo birthday, bakabatwara. Come on, hari famille y'abacuti banjye, wenda ntabwo ndavuga amazina yabo, ntabwo bajya biziza birthday kuko nyine basobanukiwe iki uko kuri, ntabwo bajya biziza birthday. None famille y'abaturanyi babo baje gutwara abana, urabona umwana naba ari umwana, ntabwo wamubuza kujya kwirira keke kuko batabizi, barabareka baragenda. Ariko biwabo ntibajya bagira gute, bagaruka bati mami daddy urabona bandi bo biziza birthday. Ikibazo cyabaye ikibazo, ariko bo ntibashobora. Uretse na birthday hari n'ibindi bintu byinshi batajya biziza bitewe n'iki inkomoko y'icyo kintu ntabwo ari nziza. Nawe ibintu byinshi nk'abizera nk'abakristo dukora, dukwiriye kubanza tukamenya ibintu koko ni iby'Imana cyangwa si iby'Imana. Nibyo bizatuma tutagwa mu bishuko, nibyo bizatuma tutagwa mu bishuko.
kubera yuko nupfa gukora ibintu byose kuko wenda ubona abantu benshi babikora ngo kuko abantu benshi bizihiza birthday, kuko abantu benshi barya biriya, kuko abantu benshi bakora biriya, uzasanga waguye mu cyobo. Ukora ikintu uza aho cyavuye, ukora ikintu uzi umumaro wacyo, ukora ikintu uzi ko ubasha kugihagararaho ukaba wagihamya. Ntukabe nk'impumyi igenda cyangwa se ngo ube nk'umuntu utazi ubwenge bagenda barandata mu nzira akabati nyura haranyura hariya. Imana yo mu ijuru idufashe ibyo gusobanukirwa. Ibiraba muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzagira gute kuzabatura. Aya magambo nabwiraga Christelle, nkabwira n'abandi bameze nka Christelle kugira ngo dusobanukirwe. Nanjye nibwo nabasha kubisobanukirwa neza inkomoko y'iyi birthday celebratinga. Ndasobanukiwe ariko nanone ibintu byo kureka agakeke ndumva bitoroshye. Ariko ikindi kintu gihari kigoye, ndabizi ino message hari n'abantu bayakira bakabatoya Emma rwose ibintu uri kutubwira ubuse birthday ikibazo kirimo n'iki. Ntabwo rwose nakubwira gukuri ngewe icyo nkora hanga, icyo ngiye nkora hanga nzajya nkwereka ikintu, nkwereka aho cyavuye, nkwereke impamvu cyaje, nkwereke impamvu gikorwa, nkwereke n'igishobora kuba mu buzima bwawe icyo kintu ugize gute ugikoze. Hanyuma wowe ujye ugira gute ujye wihitiramo inzira. Naba rero turi kuvuga uyu munsi hano cyangwa abantu turi kubwira ukaba umaze kumva ino message wihitiremo inzira. Uhitemo kuko wayi celebratinga, it's okay, ntacyo bitwaye, ntibizakubuza kujya mu bwami bw'Imana, it's okay. Nukuri hari ibintu nk'ibyo ngibyo biba bitari buze kugira wenda impact ku mwanzuro wawe cyangwa ku rugendo rwawe rwo kujya mu bwami bw'Imana, ariko bishobora kugena cyangwa kurema izindi ntambara mu buzima bwawe. Beta ko wajya ureka gukora ikintu gifite inkomoko mbi, utazisanga waguye mu cyobo cyangwa utazisanga waguye mu kiziba. Kumva duteye ubwoba pe. Si ukubatera ubwoba rero. Reka tugarukire ahangaha. Imana nk'umugisha umuntu wese wumvishe ino message, Imana ibagirire neza, Imana ibahe gusobanukirwa, uze gusenga kandi nawe ukomeze usome. Nusoma literature zose wasoma cyangwa inyandiko zose wasoma zivuga kuri bino bintu, zizakwereka ko birthday yakomotse mu bapagani, wari umuhango wa gipagani waje kwinjira mu itorero, abantu barawufata kubera ikintu cyo gutoleretinga. Abantu baratoleretinga ibyari bizira basiga babizirura, ibyari bibi basiga babigira byiza. Kandi ku ijambo ry'Imana rivuga ngo mu minsi ya nyuma ikibi kizahinduka icyiza, icyiza gihinduka ikibi. Mutonde rero Imana iguha umugisha. Reka tugarukire ahangaha, ibindi tuzabivuga wenda ubutaha. Ako navuga ngo mwakoze cyane gukurikira kino kiganiro. Christelle wakoze cyane. Emmanuel nawe urakoze kudusobanurira, ni byiza cyane. Nanjye mboneyeho gusobanukirwa zino mpamvu n'inkomoko y'aya masabukuru dukora. Urakoze cyane, Imana iguha umugisha. Imana ibahe umugisha rero mwese. Ari byo nungutsemo. Imana ikugire neza kandi ukomeze kunguka no kumenya, ujye ubibyaza umusaruro, ntukabyumve gusa ngo birekere, ujye ugira umwanzuro ufata. Imana ibahe umugisha. Reka tuvuge ngo iki kiganiro nakagaruka tuzongera ubutaha. Shalom shalom.